Yesu ashimwe cyane, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu, kandi ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Ndabifuriza nanone umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022, uzababera umwaka mwiza, umwaka wo guhirwa, umwaka wo kumenya Imana, umwaka wo kugendana n'Imana. Ibyo muzakora byose bizabeho umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Nifuje ko tuganira aya magambo twinjira muri uyu mwaka nyine. Ni amagambo dusanga mu Baroma igice cyaho cya 12 n'umurongo waho wa 2. Umurongo wa 2 uravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen, amen. Ni amagambo meza yanditswe n'umwanditsi w'igitabo cy'Abaroma, bizwi ko ari Pawulo. Avuga iri jambo rikomeye cyane, adusaba ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ntiduse nk'ab'iki gihe, ntidukore nk'ab'iki gihe, ntituvuge nk'ab'iki gihe. Aravuga ngo ahubwo twebwe ngo duhinduke rwose, ngo tugize imitima mishya. Kamanze mvuga kangaka. Ahangaha bavuga ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Iyo usomye muri Bibiliya zindi ndimi, cyane cyane nk'Icyongereza, bigaragaza ko icyo bavuze ngo ni ukugira umutima mushya, ari ukugira intekerezo, ibyiyumviro, cyangwa se ni ibitekerezo cyangwa ibyiyumviro bishyashya. Ko mu Cyongereza bakoresha ijambo bavuga ko ni ukurenewing a mind, ni ugutekereza ukundi kuntu, ni ukwiyumvira ukundi kuntu, mind yawe ugatangira kubona ibintu bitandukanye n'uko wari usanzwe ubibona. Nicyo yita ngo ni ukugira imitima mishya. Imana yacu nishimwe cyane. Wenda ndahagaruka. Arangije aravuga ngo ni ukugira ngo mumenye neza, mugize imitima mishya, mugize ibitekerezo bishya, mugize ibyiyumviro bishya. Aravuga ngo ni ukugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Bishatse kuvuga ngo umuntu agifite imitekerereze ya kera ntashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Arangije aravuga ngo kumenya iby'Imana ishaka nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye. Kumenya ubushake bw'Imana nicyo kintu cyiza, nicyo kintu gishimwa n'Imana, kandi nicyo kintu gitunganye. Imana ishimwe cyane. Rero ntibishoboka ko umuntu amenya imigambi y'Imana, agendera mu migambi y'Imana, anezeza Imana, ashimwa n'Imana, agifite imitekerereze ya kera. Imana ishimwe. Reka mbabwire, uyu mwaka turangije si uwa mbere turangije. Njyewe n'umwaka ni nk'uwa 36 ngira ngo ndangije. Nawe birashoboka ko ari uwa 30, n'uwa 20, n'uwa 40, n'uwa 60, n'uwa 40. Ni imyaka myinshi turangije. Ariko reka mbabwire, iyo ugiye kureba usanga atari ko imyaka yose yatugendekeye neza. Kandi kutatugendekera neza si uko ariko Imana yabishatse, ahubwo rimwe na rimwe twinjiza imitekerereze ishaje mu mwaka mushyashya, kandi tukifuza ko twakira ibintu bishyashya, tugendera mu gushaka kw'Imana, twakira imigisha y'Imana, ariko tuwinjiranyemo imitekerereze ya kera. Ni ibintu rero bidakunda. Niyo mpamvu ujya kubona ugasanga umwaka ukubereye nk'undi neza, cyangwa se ubaye mubi kurusha undi. Ikibazo si uko ariko Imana yabigambiriye,
ahubwo ni uko ugifite imitekerereze ya kera. Mvuze ngo imitekerereze ya kera, mvuze ibintu bibiri. Icya mbere ndavuga imitekerereze ya kamere. Icya kabiri ndavuga cyangwa se y'abantu bataravuka ubwa kabiri. Icya kabiri ndavuga hari abantu noneho bavuka ubwa kabiri ariko ntibagendere mu kwizera Imana, mu kwizera ijambo ry'Imana, yewe no kutarimenya. Iyo utamenya ijambo ry'Imana kuko ari ryo rihishura umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nabwo ntabwo imitekerereze yawe ishobora guhinduka. Ariko reka mbanze mvuga imitekerereze ya kera, nyishingiye mu Itangiriro igice cyaho cya 6, wumve ukuntu Imana yavuze mu murongo waho wa 5. Umurongo waho wa 5 uravuga ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose ibyo batekereza byose, imigambi iri mu mitima yabo yose. Ngira ngo aho hantu urahumva neza ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Ikintu cyateye Imana kwicuza ko yaremye abantu ntabwo ari uko bari bakoze ibyaha gusa, ahubwo nuko ngo yarebye mu mitekerereze yabo ikabona kwibwira kwabo kose ari kubi gusa iteka ryose. Reka mbabwire, niyo umuntu yaba atakoze ibyaha ariko afite kwiyumvira nabi, afite kwibwira nabi, afite ibitekerezo bibi muri we, uwo muntu ntashobora kunezeza Imana. Icyatumye rero Imana irimbura abantu bo muri kiriya gihe hakarokoka Nowa n'abo mu muryango we, nuko ngo kwibwira kose kw'imitima yabo kwari kubi, kandi ngo kwari kubi iteka ryose. Hari igihe batari gusambana iteka ryose, hari igihe batari kwiba iteka ryose, hari igihe batari gukora birya bakoze iteka ryose, ariko kubera ko kwibwira kwabo kwari kubi iteka ryose, icyo cyatumye Imana ngo yicuza ko yabaremye, ihitamo kubarimbura. Rero iyo umuntu agifite kwibwira kubi, iyo umuntu agifite imitekerereze mibi, ntashobora kunezeza Imana. Nshatse nanavuga ngo Imana ishobora no kwicuza icyatumye imurema, kandi koko abantu nibakomeza kwibwira nabi, n'ubundi izongera ikore nk'ibyo yakoze mu gihe cya Nowa. Abantu bose bazagumana kwibwira, gutekereza nabi mu mitima yabo. Ibyabaye ku bantu bo mu gihe cya Nowa bizongera bibabeho. Abantu bazakira muri icyo gihe, ndavuga igihe Yesu azaba agarutse, abantu bazakira muri icyo gihe ni abantu gusa bahinduye mind zabo, bahinduye ibyiyumviro byabo. Ushobora kwimbaza ngo ni gute umuntu ahindura ibyiyumviro byiwe? Nimusoma muri Luka igice cyaho cya 15, havugwa inkuru z'umwana w'ikirara. Uyu mwana w'ikirara ngo yaragiye ajya kuri se asaba umugabane w'ibintu bye, arangije ngo aragenda abyayisha irari rye mu gusambana n'ibindi ntazi uko yabigenje. Ibintu birashira, agenda abaho nabi. Bibiliya igeze ku murongo wa 17 aho tuvuze muri Luka mu gice cya 15, iravuga ngo nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data. Aho ngaho uyu mwana hano ntarahaguruka, hano ntabwo arafata inzira ijya kwa se, ariko yamaze kwisubiramo, yamaze guhindura imitekerereze yiwe, yamaze guhindura ibyiyumviro byiwe, yamaze guhindura ibyo yibwira. Iki rero cyo guhindura ibyo umuntu yibwira ni nacyo Imana yita kwihana. Abantu benshi bajya batekereza ko kwihana ari ukureka ibyaha bimwe bimwe, kuko no kubireka byose biba byarabananiye. Akavuga ngo kubera ko ntagisambana, aho nihannye ubusambanyi. Kubera ko ntakibeshya, aho nihannye ubusambanyi. Icyo si cyo Bibiliya yita kwihana. Icyo Bibiliya yita kwihana, icyo Imana yita kwihana, ni uguhindura ibintu uko wibwira. Ubundi
kwihana ni uguhindura direction wari urimo. Niba wajyaga muri nord ugahindura ukajya muri sud, icyo nicyo Imana yita kwihana, ni uguhindukira. Kandi uku guhindukira kubera mu byiyumviro, kubera mu bitekerezo. Rero uyu mwana w'umuhungu ibi ngibi bibaye mu bitekerezo byiwe, bibaye akiri mu ngurube. Nta nubwo Bibiri twereka ko umunsi byaje mu bitekerezo bye ari nawo munsi yagendeyeho. Birashoboka ko yabanje kujya gusaba shebuja, bikaba byanamutwara n'indi minsi, ariko imbere y'Imana yari yamaze kwihana, yari yamaze no guhinduka umukiranutsi, kuko yari yahinduye ibyiyumviro bye, imitekerereze ye. Ni nacyo cyatumye, niba mwibuka neza, igihe Yese yabonye umwana agarutse, ntabwo yategereje ko umwana amusaba imbabazi ngo amubwire sitore yose y'ukuntu byagenze, ahubwo ngo yamubonye akiri kure, arirukanka, aramusanganira, aramuhobera, aramusomagura, ku buryo n'igihe umwana yatangiye kwisobanura amubwira ngo data, ngo nakoze ibyaha, nta kintu byahinduye, kuko se akibona umwana agarutse iwabo yamenye ko yamaze guhindura imitekerereze, yamenye ko yamaze guhindura ibyiyumviro, yamenye ko yamaze guhindura umutima we. Iyo umuntu yamaze guhinduka umutima we, nicyo Pawulo arimo kudusaba. Aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Twinjiye mu mwaka mushyashya w'ibihumbi 2022. Twinjiye, tumaze imyaka 2 turi mu bihe bya korona. Iyi korona yahinduye ibintu byinshi cyane mu isi, yahinduye sisiteme y'isi yose. Kandi twinjiye korona igihari, hadutse n'iyindi nshyashya, ku buryo kesi zongeye kuzamuka mu bihugu bimwe bimwe, banashubijeho za lockdown. Niki nshatse kukubwira? Ntabwo ndimo kukubwira ngo tugiye mu mwaka mwiza nk'uko twahoze tubivuga kera, tukavuga ngo uyu mwaka ni mwiza, uyu mwaka uzaruta uwo nari ndangije. Ubu ngubu tumaze kubimenya neza binyuze mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana, tumaze gukura mu ijambo ry'Imana, turabimenye ko nta mwaka mwiza uzongera kubaho, ariko tubizi ko Imana izaguma kuba nziza. Imana niba rero izaguma kuba nziza, abantu bazahinduka, bakagira imitima mishyashya, bakagira ibitekerezo bishyashya, bakagira kwibwira kuzima, bazagirira umugisha ku Mana muri buri mwaka, nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa. Bibiri iravuga ngo Nowa yagiriye umugisha ku Mana. Nubwo abantu bo mu gihe cya Nowa bose bari bamerewe nabi kandi benshi bapfuye, ariko Nowa yagiriye umugisha ku Mana. Icyo nshaka kukubwira ni uko umwaka w'ibihumbi 2020 ushobora kukubera mwiza, nubwo waba wabereye abandi bantu benshi mubi, wowe ukakubera mwiza, kuko wamaze kugira imitekerereze y'ubumana, kuko wamaze guhindura ibintu nk'uko wahoraga ubyibwira, kuko utangiye kwibwira ukundi kuntu gutandukanye nabo muri generasiyo yawe. Ndagira ngo kandi nkubwire ko igihe cyose wamaze guhindura ibintu nk'uko wibwira, n'amagambo uvuga arahinduka, n'ibyo ukora birahinduka. Iyo imitekerereze yawe yahindutse, ntushobora kwemera kubaho mu buzima bwo gukomeza gusangira n'ingurube cyangwa kuragira ingurube. Ubuzima bw'uburetwa, ubuzima bw'ubuja, ubuzima bw'ubugaragu buva muri wowe. Nagira ngo mbabwire ngo ikintu gikomeye cyane si ukuntu ubayeho, si cyo kibazo ufite gikomeye, si ubuzima urimo, si akazi ukora. Ikintu gikomeye cyane ni mayindi ukorana ako kazi. Rero uyu mwaka tugiyemo ni umwaka wo guhirwa, ni umwaka w'amahoro, ni umwaka wo gutera imbere, ni umwaka wo kumenya Imana, ni umwaka wo gukura, ni umwaka wo kwakira imigisha y'Imana, ni umwaka wo kwakira ubutunzi. Ariko ibyo bizaba ku bantu bahindutse, batishushanya n'iyi si, batishushanya n'ab'iki gihe. Nibo bazagirira umugisha ku Mana.
hindura imitekerereze yawe, hindura ibintu nk'ukuntu byiyumva. Biratangaje kuba ugitinya kwicwa n'amarozi kandi Imana iri muri wowe, uvuga ko wavutse ubwa kabiri. Bene data, hindura imitekerereze yawe, vuga amagambo y'ubutsinzi. Biratangaje kumva uzapfa, uzicwa n'ubukene, ntawe utazatera imbere ukibyumva uko nguko, kuko nta mwene wanyu ufite, kuko nta diplome ufite, kuko nta mafaranga ufite, kuko nta kazi ufite, ukaba ugitekereza ko ari uko bizaguma. Ni ukuvuga ngo uracyafite ya mitekerereze, uracyafite kwa kwibwira kutari uko abana b'Imana. Imana ibampere umugisha, nongeye kubifuriza umwaka mushyashya, kandi ndasenga kugira ngo muri uyu mwaka imigisha yose Imana itanga izakugereho, ariko ibyo bizakunda gusa mu gihe uzahindura ibyiyumviro, kwibwira, imitekerereze. Murakoze cyane, mugira umugisha. Yari Pastor Sam. Reka nkusengere rero mbere yuko dusoza. Mana, ndagushimye, ngushimiye kuri mwiza, ngushimiye ko ari inzu y'umwene data mushiki wanjye wumva ijwi ryanjye, uw'iyi audio igezeho wese. Mana, waturinze tutaranahindura ibyiyumviro, imitekerereze yacu, tutaragira imitima mishya. Ibyo bikomeza kugaragaza ubuntu bwawe, bikomeza kugaragaza imbabazi zawe. Ndasenze cyane rero, we wabikoze cyagiye tutanakuzi, n'uyu munsi twongere kukubona. Mugirire neza, uhindure umuntu we w'imbere, akumenye kurushaho. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye kugira ngo akugireho umugisha muri uyu mwaka. Nubwo umwaka waba mubi, nubwo korona yagumaho, nubwo ibibazo byagumaho, ariko akugireho umugisha nk'uko Nowa yakugireho umugisha igihe wari wamaze no kwicuza icyatumye urema umuntu. Ibyo ntibyatumye Nowa atakugiraho umugisha. Nanjye uyu mwene data na mushiki wanjye ndasenze kugira ngo nubwo isi irimo kugenda irushaho kuba mbi, wakugirireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Udafite akazi, muha akazi. Ushaka ubucuruzi, muha igishoro. Urwaye, mukize. Ushaka ikintu cyose akeneye, mwami wanjye, akugireho umugisha. Ariko cyane cyane imitekerereze ihinduke, amere nka wa mwana w'ikirara, kugira ngo kuri urya munsi muzabane, tuzabane nawe mu bwami bwawe. Urya mwana igihe yisubiyemo, yagarutse kwa Sarakirwa. Nawe utwakire, nawe umwakire. Umuntu wese uhinduye imitekerereze yo kugaruka, kugendana nawe, kubana nawe, kugumana nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu, kandi ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana.